Reka nongere mbaye ikaze ari nako mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe mukomeze kugira weekend nziza aho muherereye hose mu badukurikira mu bihugu bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda hakurya y'igihugu cy'u Rwanda ku mugabane wa Afrika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afrika abadukurikira mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje cyane ari nako komeza kubifuriza gukomeza kugubwa neza. Niba utarakora kuri subscribe ujya munsi y'iyo video yawe nyabuntu kandeho nakande kunzogera iri hirya yayo maze ujye ubona notification cyangwa se ubutumwa bukubwira ko hari inkuru tumaze gutereka ku muyoboro wacu w'amakuru ujye uwa mbere mu gukurikirana byinshi bitandukanye bigezweho hirya no hino cyane cyane mu makuru aba agezweho. Tujye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aharavuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye kwifatanya n'abakristo gatolika b'i Burundi mu nzira y'umusaraba ndetse no kuzirikana ububabare bwa Yesu Kristo, by'umwihariko we rero akaba yaje kugaragara ahetse umusaraba ku ruhande rwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. N'amashusho yakunze gukwirakwira mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko rero n'amashusho kandi nanone yakomeje kugenda azamura amarangamutima y'abatari bake ku ruhande rw'abarundi by'umwihariko ndetse no ku bandi bakurikiranira hafi ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru aravuga ko kuri 18 Mata 2025 abakristo gatolika bizihije wa gatanu mutagatifu bazirikana ububabare bwa Yesu Kristo umucunguzi wabo, ndetse ikindi kandi bakanaramya umusaraba yabambweho kugira ngo abacungure. N'imihango kandi yakozwe ku isi yose by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi perezida Ndayishimiye wari uherekejwe n'umuryango we rero yafashe umwanya wo guheka umusaraba ayobora abandi bajya kuwuramya. Perezidansi kandi igihugu cy'u Burundi yatangaje ko perezida Ndayishimiye rero yitabiriye inzira y'umusaraba akifatanya na Yezu rero wababaye, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Gusa rero iki gikorwa cyatumye benshi ku mbuga nkoranyambaga bamunenga, bavuga ko rero ngo yagombaga kuba ari gukemura ibibazo by'abarundi byibura ngo rero abashakire n'ibitoro, none yibereye mu guterura imisaraba y'ibiti rero bya gereveriya nk'uko abenshi bakomeje kugenda babigaruka. Uyu muhango rero hari amashusho yakomeje kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Bihuye nabo rero bakaba bagaragaye muri ubu buryo, harimo rero umwe mu bahetse umusaraba abandi bagenda bamukubita rero ibiboko nka kumwe byagendaga bikorwa rero kuri Kristo Yesu. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga na atari bake. Byinshi rero mu bitekerezo abantu bagiye batanga bagaragaza rero ko ibyakozwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi bidakwiriye n'ubuzima bwe bwite, ikindi kandi nk'umukristo mu myemerere ye rero abafite uko agomba gutwara ibintu bye, nk'uko rero bamwe bakomeje kugenda babimwubahira mu gihe hari abandi kandi bakomeje kugenda babimenengera ku ruhande rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ni umwe mu bakunze kumvikana cyane ko ari umukristo ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu bitaramo bitandukanye aritabira, by'umwihariko kandi hari n'ibikorwa byinshi byagiye bigaragara ko yagiye abwirizamo ubutumwa bwiza rero bwa Yesu Kristo, cyane cyane rero nk'umwe mu bantu bemera Imana hari mu gihugu cy'u Burundi, ariko by'umwihariko akanaba umunyamasengesho ukomeye cyane mu masengesho yo gusengera igihugu, n'umwe mu baba bayitabiriye ku rwego rwo hejuru cyane kubirebana na perezida Evariste Ndayishimiye. Ubundi se uyu munsi uhishe cyangwa se umunsi wa gatanu mutagatifu, umunsi abakristo bibuka urupfu rwa Yesu Kristo, byinshi kuri uyu munsi ni ibiki? Ngira ngo rero hirya no hino abakristo bizihiza uyu wa gatanu mutagatifu. Ni umunsi rero wibuka nk'igihe Yesu Kristo umucunguzi w'abakristo yapfiriye ku musaraba kugira ngo akize abantu ibyaha byabo. Uyu munsi rero uba mu mpera z'icyumweru gitagatifu kibanziriza Pasika, ufatwa kandi nk'umunsi ukomeye mu myemerere ya gikristo. Ni umunsi kandi wuje agahinda, isengesho no kwitekerezaho, kuko usubiza abakristo ku gihe rero cy'ububabare bwa Yesu kugeza apfiriye ku musaraba igorogotsa, nk'uko ijambo ry'Imana rikomeza kugenda ribigarukaho. Inkomoko n'akamaro k'uyu munsi byaba bituruka he? Hanyuma si akamaro kayo nwaka? Abahanga rero mu by'amateka y'Iyobokamana bavuga ko rero wa gatanu mutagatifu icyo twita Holy Friday wafatanye cyangwa se watangiye kwizihizwa mu buryo rero bugaragara kuva mu kinyejana cya kane, igihe abakristo bageragezaga rero kwibuka ibihe bikomeye mu buzima bwa Yesu. Uwo munsi kandi abakristo basoma inkuru zivuga ku mubabaro wa Yesu rero nk'uko zigaragara muri Bibiliya, cyane cyane mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ku gice cya 19, aho rero handitse amagambo ya Yesu ya nyuma ku musaraba agira ati rero birarangiye, uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yohana igice cya 19 avuga ati rero it is finished, nk'uko byanditswe mu ndimi z'amahanga. Kubw'iyo mpamvu
kandi. Uwo wa gatanu mutagatifu wibukwaho uko Yesu yemeye rero gupfa urupfu rubabaje, ariko rero ruha amahirwe abamwemera bose yo guhabwa agakiza. Mu matorero atandukanye wa gatanu mutagatifu wizihizwa mu buryo bwihariye. By'umwihariko rero ikindi kandi nta misa ya Pasika ibaho kuri uwo munsi, ahubwo hategurwa amasengesho yihariye n'imihango yo kwibuka urupfu rwa Yesu. Ikindi kandi muri Kiliziya Gatolika n'amatorero ya Gikristo menshi, abakristo bakora umuhango wo gusoma cyangwa gupfukamira umusaraba nk'ikimenyetso cy'icyubahiro n'ishimwe ku gikorwa Yesu yakoze. N'umunsi kandi usanzwe ufatwa nk'ubusabane n'ubwiyunge, aho abantu benshi kandi basiba kurya cyangwa se bagakora kwiyiriza nk'ikimenyetso cyo kwifatanya n'ibyabaye. Uyu munsi kandi ushimangira cyane urukundo rw'Imana n'igitambo cya Yesu ntiyapfuye ku gahato, ahubwo yatanze ku bushake cyangwa se yitanze ku bushake kugira ngo aba bantu babone ubuzima bushya. Ubutumwa kandi nyamukuru wo kuri uyu wa gatanu mutagatifu rero ngo nuko agakiza gahari ku bw'ubuntu, ko rero abantu bose bahamagariwe kwemera ndetse no gukurikira urugero rwa Yesu mu rukundo rero, kwicisha bugufi ndetse no kubabarira. Uwa gatanu mutagatifu kandi ni kimwe mu byiciro rero bigera kuri 3 by'ingenzi by'iki cyumweru gitagatifu twita rero Holy Week. Icyo cyumweru gitagatifu rero gizwe n'iminsi igera kuri 5, aho buri munsi rero Kristo Yesu yagiye avuga ibintu bitandukanye. Uzasome neza mu gice cya Yohani kuva mu bice 13 kugera mu bice 19, uzamenya byinshi bitandukanye ku birebana n'iki cyumweru cya mbere kibanziriza Pasika, mbere y'uko Yesu rero abambwa cyangwa se mbere y'uko Yesu yicwa ku musaraba i Golgotha. Hagaruka kuri byinshi bitandukanye mu rugendo rwe, ibyo yagiye aganira n'abigishwa be n'ibindi byose yavuze muri icyo cyumweru gitagatifu. Kuwa kane rero habaho ifunguro rya nyuma, icyo twita Jeudi Saint. Kuwa gatanu rero hakibukwa urupfu rwa Yesu, naho ku cyumweru abizera bizihiza izuka rye Pasika nk'ikimenyetso cy'insinzi ku rupfu ndetse n'icyaha. Uyu munsi kandi uributsa isi ko rero urukundo rusumba byose, kandi ko umuntu wese wemera agakiza ka Yesu Kristo ashobora kubabarirwa ibyaha bye agahabwa ubuzima bushya, nk'uko aya mateka y'uyu munsi akomeza kugenda abigaruka. Mu mategeko rero Yesu yasigiye abigishwa be, icyambere rero cyambere, itegeko rya mbere rusumba andi mategeko yose no gukundana. Mukunde mugenzi wawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko nawe wikunda. Kristo Yesu rero yabasigiye itegeko rivuga ngo mukundane nkuko nanjye na abakunze. Iryo niryo tegeko rero rihatse andi mategeko yose, kandi cyane muri iki cyumweru gitagatifu. By'umwihariko rero hakaba hagaruka kuri byinshi bitandukanye rero birebana n'ibyaranze urupfu rwa Yesu Kristo mbere yuko agera ku musaraba, amagambo yavuganye n'abigishwa be na byinshi bitandukanye rero birimo no gusabira abera kugira ngo rero abatarakizwa bakira agakiza nk'Imana ikomeye y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, atari impano cyangwa se atari ikiguzi twatanze cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ry'Imana rikavuga ko bitavuye ku mirimo yacu kugira ngo hatagira uwirarira, ko byose rero byakozwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera rero akarwa ariko guhesha abantu gukizwa. Ngira ngo rero byinshi bitandukanye byagiye bigarukaho kuri uyu munsi, by'umwihariko rero no mu gihugu cy'u Rwanda hari abawizihije mu bice bitandukanye, cyane cyane mu karere ka Huye ahagaragaye amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga rero agaragaza amwe mu bahetse umusaraba wa Yesu Kristo. Hari abari kugenda rero bamuririra nk'uko byagiye bigenda, murabyibuka rero abenshi mu basoma ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Hari byinshi bitandukanye byagiye byandikwa rero birebana na mbere yuko rero Yesu Kristo yitangira rero abari mu isi yose. Ijambo ry'Imana rivuga ko ari abari mu isi yose, ntago ari abakristo gusa. Ni ukuvuga ko rero nta gahato gahari kuri buri muntu wese wemeye agatsindwa mu mutima, akemera ijambo ry'Imana, akemera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, arababarirwa kandi agakizwa, kubera ko nicyo Kristo Yesu yasize. Yabwiye rero abigishwa be mu byo yabasigiye cyane cyane nk'umurage, yarababwiye ngo mugende muhindura abantu bose bo mu mahanga, abigishwa ngo abemera mu babatize mu izina rya Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo rero iyo niyo misiyo ikomeye cyane Kristo Yesu yasigiye abigishwa be. Rero nuko buri muntu wese akwiye kuba umwigishwa wa Yesu Kristo biturutse kuko kuba yumvisha ijambo ry'Imana agatsindwa akemera. Ijambo riravuga ngo rero uwumva ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, ijambo ry'Imana rimugereranya nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ngari kuryumva rero ntarishyire mu bikorwa, ijambo ry'Imana rimugereranya nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, nk'uko ijambo rikomeza kugenda ribivuga. Iyo wumvisha ijambo ry'Imana rero ugatsindwa mu mutima wawe,
ikindi kandi wamara gutsindwa mu mutima wawe ukiyemeza hanyuma ukatuza akanwa kawe yuko Kristo ari umwami ubarwaho gukizwa, ijambo ry'Imana ribivuga. kandi mu Bakorino hakavuga ngo umuntu yizeza umutima we akatuza akanwa ke akabonaho gukiranuka cyangwa se akabarwaho gukiranuka ndetse no gukizwa, kuko ijambo ry'Imana ibi ivuga. Aho nabivuze nabi rero muzankosora, ariko rero niko ijambo ry'Imana ribivuga. Reka mbashimire cyane rero, bifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza. Twari turi kurebera hamwe byakozwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko rero kuri wa gatanu mutagatifu, umunsi abakristo Yesu bizihizaho rero urupfu rwa Yesu Kristo, ariko by'umwihariko bazirikana icyo yakoreye ku musaraba i Golgotha kirimo gucungura ubwoko rero bw'abamwizeye bose bakizera izina ry'umunsi mwiza n'ibihe byiza.